Badamu na Eva bavuye mu biganza bya Rurema ngo bari bafite ikimero n'igihagararo by'ihoho, bari beza, bari barebare cyane, ntabwo bari baresha nk'uko bari barebare cyane, bari bagari cyane, ari banini. Ngo Eva yari afite imitsatsi myiza cyane, yaramanukaga ikagera nk'ahano. Reba iri inyuma aho reba iri ikagera nk'ahano, imisatsi y'uyu nguyu ikagera hano. Uyu nguyu kugira ngo iyi misatsi imanuke igera hano byamusaba amafaranga n'agafaranga. Yaje muri za saro za Kigali. Okay, kubera ibyari biri mu Mana byahise bihura n'ibiri muri nde, muri Adamu. Aha, iki ni igisiga. Ko bose uri kubita ibisiga. Iki ni igisiga. Imana igiye kuri taburo yayo ibona n'iki n'igisiga. Murimo murumva, ariko ndashaka kugira ngo mwinjire cyane murebe Imana uyu muntu wari waremye uko ameze, isanga koko kuri taburo yayo nta kwibesha kwa Adamu ni igisiga. Uyu ngo ninde? Nguyu ni inguge. Imana iritegereza irareba ibona n'iki. Hari ibintu njya nkunda guharanira njyewe siri yacu murebe uhagaze imbere yacu. Ndavuga ngo niba mu ijuru hazaja y'abana bangahe, ubwo mu gutekereza ngo ninde? Jewe ndareba nkavuga ni mwebwe mwaza hano mwaba mwiteraniro, ibyo birabareba, ni mushake mubemo. Icyo nzi nuko nzi ko ndi umugeni, ariko njya nsenga Imana ni nshake nzinjirire mu rya 10 cyangwa 11 cyangwa irya 12 cyangwa nzinjiremo ndi uwanyuma mu bandi, ariko nanje nibo. Arakoze pastor kuko ampaye umwanya, nanje ndishimye uburyo kandi mwemeye namwe kumpa umwanya, ndabibashimiye. Navuga nti muzaje mu ijuru. Imana ibahe umugisha. Bashitsi bapandimwe, bavuze izina ryanjye, nitwa Niyongira Siriake. Intara n'itorero babibabwiye ko ari mu burasirazuba, ni mu karere ka Gatsibo. Niho ntegerereje muri iyi minsi, dutegereje wa mukiza ugiye kuzaza akadukura hano mu Rwanda tukimuka. Izina rya Yesu rihabwe icyubahiro. Nejejwe nuko namwe tuzimukana. Haleluya. Abashaka kwimuka bakava muri iki gihugu bakaja mu kindi gihugu, wa mukiza y'Imana yaturemye yaduteguriye ni bande? Imana ibahe umugisha cyane. Nge rero navuga abashitsi mwabakiriye, sibyo? Nibongere bashire hejuru nanjye mbakire abashitsi. Amaboko hejuru nababonye. Rero mwebwe tugiye kubakira, mugiye kumfasha kubakira. Muravuga ibingiye kuvuga, sibyo? Na kandu koroshe cyane, mugiye kuvuga ngo turabakiriye mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, bazagaruke tuzajyane mu ijuru. Mwumvishe utuntu murongeraho, mwabyumvise? Ubu rero tugiye gukora bya bindi, sibyo? Ngaho tugiye kubakira abashitsi rero, sibyo? Turabakira tuvuga ngo turabakiriye Haleluya. Abashitsi bashaka ko tuzajyana, Imana ibahe umugisha, ntimuzaruhira ubusa. Kamateraniro y'uyu mugoroba azababere ay'igiciro gikomeye, azababere ay'umugisha, azababere ay'igitangaza. Haleluya. Mwongere murebane. Ndashaka kongera mbabwire kakandi, mwongere murebane n'abana, murebe buri wese muri kumwe mumbere umukono. Ngaho muhereza umukono, uzamure bano bashitsi ko batabikoze se. Aha, uzamure. Wamaze kuwuzamura, mubwire uti dutahe. Haleluya. Eka aho twarindagiriye muri iyi si, tukubitwa iburyo n'ibumoso, tunyuzwa iburyo n'ibumoso, dukubitwa hasi, abacu bapfa bagenda amamba mbure, bagenda bakubitwa iburyo n'ibumoso, tugira inzara, tugira uburwayi, abacu tukabura n'ibibavuza, tukabona bapfa tukabura naho tubahamba.
reka mbabwire iyi si dukwiriye kuyanga tukitahira iwacu. Haleluya. Ntabwo ari umugambi w'Imana ko tubaho mu buzima tubayeho, ntabwo ari wo mugambi w'Imana. Reka mbabwire, muri mugoroba tugiye kuganira amagambo avuga ngo ubutabazi bwabaye ubwarurema. Ubuki bwabaye ubwande. Buriya Imana ikirema umuntu mbere na mbere yaremye umugabo n'undi muntu wari iruhande rwe witwa umugore. Bari abantu babiri kandi yabaremye mu ishusho ya ariko itarabarema yari yabanje kubaha ibintu bikwiriye bizabafasha mu buzima bwabo kugira ngo babeho. Iyo dusomye mu gitabo kibanziriza ibindi cyitwa Intangiriro, ndetse igice cya mbere tugera ku murongo wa 3, ngo Imana, ngo umwuka w'Imana, ku murongo wa 2 ngo yagendagendaga hejuru y'amazi, ngo nuko Imana iyitegereje ngo iravuga iti habeho umuco. Haleluya. Habeho iki? Iyo tuvuze umuco abantu bahita bumva ikindi kitari umuco. Ikitari umuco kibari iki? Kibari iki? Kubera yuko Imana yari izi yuko abantu bagomba gukenera umuco, kandi n'abazayihagararira ko bazaba ari umuco. Iyo mpamvu aricyo kintu yahereyeho. Niyo igiye gusanga umuntu, niyo igiye gusanga umunyantege nke, umunyabyaha wazimiye kure cyane, ikintu imanza yakorera ubugingo bwe ni ugushira umuco muri uwo mwijima. Haleluya. Niyo mpamvu dukeneye umuco mu bugingo bwacu kugira ngo tumurikirwe, imitima yacu imurikirwe, isobanukirwe n'icyo ijuru ridushakaho, maze imitima yacu imurikirwe. Ariko Imana ntiyarangirije ku muco gusa, kubera yuko ngo isi yari amazi gusa, yahise ikora ikindi kintu cya kabiri. Uko yari izi ko ibiremwa igiye kongera kurema bizakenera icyo kintu cya mbere ni umuco. Byari gukenera ikigiye gukurikira ahubwo cyari gukenera umuco. Haleluya. Icya kabiri yakoze ngo nuko yasizeho isanzure. Iki turebe, ngiye kubaza abana bo mu isanzure ni iki? Mwana umwe nambwire. Yego. Vugiraho ntacyo. Avuze ngo ikimara. Isanzure. Ngiye kubaza abantu babwiriza. Isanzure ni iki? Ni kinasi? Agira umuntu w'umuje yazamyanyereka isanzure rihereye naho rihereye. Icyo kintu Imana yaremye bimeze bite? Ariko nashake ntazi. Iyo umuntu isanzure ni umwanya uri hejuru y'ubutaka. Umwanya wose ukurikiye ubutaka bawita isa. Ukagenda ukagera tureba hose aho mu isanzure. Nuko Imana irema isanzure ibona ari byiza. Ariko muri iryo sanzure yakozemo n'ikindi kintu gikomeye cyane. Mbere yaho nari mvuze, yafashe wa muco iwutandukanya n'umwijima. Haleluya. Nuko umuco iwita amanywa, n'umwijima iwita iki? Iyo ni Imana yabikoze. Haleluya. Iyo tutari mu muco tuba turi mu ijoro, iyo tutari mu manwa tuba turi mu ijoro. Niko no mu buzima bwacu bw'imbere mu bugingo mw'imbere hari igihe tuba turi mu muco cyangwa turi mu mwijima. Ubuzima bwacu bubundikiriwe n'umwijima. Nuko ibona ko ari byiza, ikora ikintu cya gatatu gikurikiyeho gikomeye cyane. Ibona ko muri iryo sanzure yatandukanije amazi n'andi mazi. Ikoraniro ry'amazi rinini ryita inyanja, noneho amazi matoya yandi ayita inzuzi, ayandi yita imigezi, ahandi yita ibiyaga, ahandi rahumutsa. Nk'aha ngaha twicaye kuri aka gasozi kitwa Nyiramatuntu. Muzambwira ariko nkomoko yirize ntundi kuki bakise Nyiramatuntu. Ngo nzaba hano nzamenya impamvu yabo. Hano harumuka, ariko ntihumutse ngo habe ubutaka gusa, yamejejemo n'ibyatsi bino muri kureba twicayemo. Imeze imbuto abantu barya, amavoka, amaronji, imineke, amapapayi, indimu, za margarine,
kokombure, amashu, ibigori, ibijumba, ibirayi, amasaka, ibigori, kubera yuko yarizi ko buri muntu wese muri twe azabikenera. Uriya hari abantu bicaye hano batarya ibigori ariko bakaba bakunda ubugari, barahari? Hari abatarya ibijumba ariko bakaba bakunda ibirayi. Buri muntu wese rero Imana yararebye ikavuga iti uyu nguyu ubwo adakunda ibirayi reka mwiremerera ubugari aje aragukunda bumufasha. Buri byaremwe ni byiza, twese Imana yarizi ko tuzabikenera. Haleluya. Nuko ituremera ibyo byiza cyane, ariko ntiyarangirizaho gusa, kubera yuko hari igihe isigeramo igakonja cyangwa igashuha. Imana irongera ku munsi wa kane izana ibiva byo kushusha isi ngo biyishushe, haba ku manywa na nijoro, bije bitanga bituma idakonjera kugira ngo ishuhe. Haleluya. Bangaye bashimira Imana ko yemeye ko yabonye yuko twanashuha, ibyo turimo byose tugashuha. Haleluya. Dukeneye rero ibiva bivira mu bugingo bwacu kugira ngo ubukonje dufite butuma tutabana n'Imana yacu buhindurwe mu bushuhe nyine dushuye. Buriya umuco nta kindi umara, buriya izuba nta kindi rimara. Nidukomeza kwiga n'ibyigisho tuzabona ko zuba ryo gukiranuka iyo yarasiye mu mutima umuntu arashuha akawundi muntu wundi. Haleluya. Kazuba ryo gukiranuka n'abazarasira imitima yacu. Kandi mu by'ukuri nekereza ko Imana tuzagaragara ko tutaruye ubusa kandi ijuru rizaturinda. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ariko Imana ntiyarangirizaho. Ya mazi yarari mu nyanja n'ibiyaga hose izanamwe ibifi binini n'ibyigenza byo mu mazi n'ibikoko byo mu nyanja irabirema. Irema n'inyoni tubona mu kirere ziguruka n'ibisiga byose bigurikisha amababa yabyo, maze irabirema kugira ngo bibereho gushimisha umuntu wari mu isi, kandi bije bigira icyo bitanga. Abazakurikirana ibyigisho byacu by'ubuzima by'iki, nibutsa abashitsi ko hano hazaje haba ibyigisho by'ubuzima ndetse n'iby'imiryango. Haleluya. Kubera yuko abantu bararwaye, abantu barwaye indwara nyinshi zikomeye, abantu bafite ibibazo, imiryango igeze kurira rindimutse. Iyi miryango mubona iriho myinshi, iriho itariho, ariko Imana muri aya materaniro yifuza ko tuzayasoza imiryango yacu yongeye kubaho. Haleluya. Muzayazemo. Buri mudamu wese ajaranira kubwira umugabo ati ngwino mperekeza tugende. Mufite abana bazane muzungukira muri aya materaniro mu buryo bwose bukomeye. Haleluya. Ku munsi wa gatanu Imana irema, ku munsi wa gatandatu Imana irema amatungo yose, inka, intama, ingurube, inkoko, amatungo yose tubona Imana irayarema. Ariko ntiyarangirizaho gusa. Ku gicamunsi cy'uwo munsi wa gatandatu n'itangiriro igice cya mbere ku murongo wa 26, Imana ibona ibyo yaremye byose ari byiza cyane. Iravuga iti noneho nkwiriye kurema ikindi kintu gitangaje ariko giteye ubwuzu gihabanye na bya bindi yari yaremye. Haleluya. Mwumva icyo kintu ku murongo wa 26 iravuga ngo noneho tureme umuntu. Haleluya. Tureme iki? Tureme umuntu. Amagambo akurikiyeho niyo umunezero cyane. Aravuga ngo asena agire ishusho. Ibintu byiza cyane. Muze hano mwese muri kuri uyu murongo, kuri iyo ntebe. Muze hano. Urako asigaye n'umushitsi. Abandi mwicare. Nabangaba nshaka agire ishusho narangiza asenande natwe. Haleluya. Ariko ubundi Yesu ashimwe. Hatureba bemera Imana. Harya Imana ni urukundo. Imana irababarira. Imana yita ku bandi. Imana igira neza. Umuntu Imana yaremye nuko yasaga. Mwabyumvise? Agire ishusho yayo. Asana na. Iyo ni Imana ariko yivuga. Haleluya. Uwo muntu ngwimubumbabumba mu gitaka mu mukungugu iremamo umurambo. Iremamo iki? Maze wa murambo iwuhumekera mu mwuka w'ubugingo ngo umurambo uhinduka muzima, ahinduka umuntu muzima. Haleluya. Ufite ubwenge n'ibitekerezo. Uwo mwuka w'Imana niwe watumaga uriya muntu ashobora gusa nayo, niwe watumaga ashobora kuyihamya no kuyinezeza. Haleluya. Bangaye bashimira Imana ko yabaremye ku ishusho yayo.
nshimira Imana cyane nubwo isi yahindanye natwe tugahindana. Haleluya. Urebeye inyuma, urebeye inyuma ukareba ku isura, ntabwo Siriyake yari uwo gukundwa. Wapi? Urebeye inyuma ukareba ayo maso yatukuye, ukareba iyo minwa ya Siriyake uko imeze, ukumva urwo rujwi rwe rumeze ukuntu. Iyo ndebye ukuntu Imana ari nziza, ngo agire ishusho yacyo ase nabi, nkibuka ko naremwe ku ishusho ry'iyo ngiyo. Ariko nubwo habayeho guhindana, Imana ishimwe kwirijwe izarigira irindi, kandi Imana ishimwe kwishusha izayihindura ukundi, ngo mu kanya nk'ako guhumbya tuzahi. Ababazwa nuko bafite ishusho mbi muhumure, ese agiye kubambika ishusho nziza. Abantu cyane abanyarwanda dukunze kubabazwa nuko Imana yaturemye, ukabona ufite ipfunwe, wagenda mu nzira ukabona abandi ni inzobe kandi wowe uri umukara. Maze Imana y'ijuru, ubu ndakorane kugira ngo nse n'abandi, ukarwana kugira ngo use n'abandi. Oya, wiharanira kurwana gusa n'abandi, rwanira gusa nande, kuko niyo wakuremye nyine ngo asa n'Imana niko yamuremye. Haleluya. Hirya y'ejo tuzareba ishusho y'Imana. Ese Imana ubundi site. Haleluya. Icyamfasha nje nsomira isomo ngo asa n'Imana. Haleluya. Okay, kubera ibyari biri mu Mana byahise bihura n'ibiri murinde muri Adamu. Aha, iki ni igisiga. Ko bose uri kubita ibisiga. Iki ni igisiga. Imana igiye kuri taburo yayo ibona n'iki n'igisiga. Murimo murumva, ariko ndashaka kugira ngo mwinjire cyane murebe Imana uyu muntu wari waremye uko ameze, isanga koko kuri taburo yayo nta kwibesha kwa Adamu ni igisiga. Uyu ngo ninde? Ngo uyu ni inguge. Imana iritegereza irareba ibona n'iki. Mwitonde. Haleluya. Irareba isanga koko ni inguge. Haleluya. Bihura neza nuko Imana yabitegetse. Yego. Aha, aravuze ngo uyu nguyu ni intama. Tureba bazi intama. Aha, ni intama. Imana irareba iramwitegereza ko kwibona ni intama. Niyo bayikubise urushi ibera gutya. Iyo bagiye kuyibaka nuko irababara ati ikaranye. Ni intama. Ngiyo ni yihari. Iki? Ngwiyi ni imvubu. Muje kwicara. Haleluya. Ntabwo arakoze cyane. Haleluya. Imana igiye ku bwenge bwayo iritegereza irareba ibona ibi biremwa uko Adamu yabivuze ni byiza, bihuye no mu bwenge bwayo irabati. Okay, ubwo turasa iteravi. Haleluya. Ubwo yari imaze kubyemera. Maze kubyemera avuga ngo rero mubyare mwororoke mwuzure iki, mwimenyereze ibiyirimo kandi iyi si muyirinde. Iyo ngo by'Imana yari basizemo yari irimo ibiti biteye ubwoba. Igiti cy'ubugingo cyatumaga bagira ubwiza, cyatumaga bagira ubwo bwenge, cyatumaga bagira ukuramba, umubiri uhoraho. Icyo giti nicyo baryaga buri munsi. Harimo n'igiti z'imbuto z'igikundiro zituma bagira uburambe kandi zituma bagira ugukundwa gutangaje. Harimo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Nuko mu gice cya 2 ku murongo wa 15 Imana irababwira ngo ku biti byose byo muri iyi ngobyi muje murya uko mugize mute, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi nimuzakiryeho ku munsi mwakiriyeho no gupfa bizagenda bite. Maze kubaha iryo tegeko mu gice cya 2 umurongo wa 1 n'uwa 2 n'uwa 3, umugoroba ugeze irazira binjiza maze irababwira ngo rero uyu ni umunsi wawe wo kuruhuka. Urakora iminsi ngahe? Ariko wa 7 uraruhuka akagira umurimo ukoraho. Maze Imana irema isabato, irema umuntu yaremye, isoreza ku kiruhuko. Imana yari imaze kuha umuntu. Zina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Nibangaye bashimira Imana ko yabahaye ikiruhuko.
muzaje mu ijoro. Buriya Imana idashyiraho ikiruhuko. Bamwe bari kuja babakura mu biro babateruye ari imirambo, abandi bari kugwa mu mirima, abandi bari guhera muri za butike, abandi bagakora gutya, ariko Imana yabonye ko umuntu akwiriye gukora, ariko kandi akanagira ate. Abazakurikirana ibyigisho byacu tuzareba indwara zivurwa no kuruhuka. Muzabona ko kuruhuka ari ingenzi cyane. Haleluya. No mpamvu tugomba kunezererwa cyane. Mu gice cya 3 cy'itangiriro, umurongo wambabaje no umurongo wa 4. Umurongo wa 4 w'igice cya 3 cy'itangiriro, numva uko havuga 3 umurongo wa 4. Uwo mugore ati gupfa ntimuzapfa. Yerewe abumvise amagambo mushire hejuru turebe. Gupfa ntimuzagira mute? Harya Imana yavuze ngo iki? Ngo bazapfa bagize bate? None inzoka iti, iyo nzoka na n'ubu iracumvikanira mu mitima yacu, itwemeza ko nta kibazo, nyamara kirahari, kuko iyo yavuze ntirahinduka. Muranyumvise? Iyo yavuze ntirahinduka, ibyo yavuze iracyari bya bintu. Iyo nzoka iracabwira abantu ngo nta kibazo, igendere nta kibazo, nta kibazo, ntacyo bitwaye. Nigeze kumva kubona umuntu umwe cyane, turi kumwe mu modoka duturutse Rubavu, nuko yari umusore, niba ari umugabo niba ari umusore, ariko niba ari n'umukobwa yateretaga cyangwa umugore ntawamenya, ariko n'umuntu yateretaga uko biri kose, yashakaga ko bakora imibonano mpuzabitsina. Baragenda barateretana mu modoka, nuko aramubwira bamaze guhuza urugwiro, ngo ngaho ndirimbira, ngo yango kandirimbira, ngo ngaho ndirimbira ngo bw'unkunda. Nuko numva umusore yatangiye ngo uzi ukuntu ifi ikunda amazi, niko nanje ngukunda yewe bwiza bwanjye. Tisikeza nuko mbona kadamu nibara agakobwa nako kemeye, ako katangiye gutegama, agatangiye akagira gutya we, nako kateganye. Ariko Mana, umunsi wakiriyeho no gupfa uzagira ute? Nta muntu n'umwe wemerewe gukora umukobwa hano cyangwa umugore atari umugabo wawe. Ubundi mwabakobwa, umuntu utari umugabo wawe, umuntu utaragusabye iwanyu ngo agukwe ngo muje mu rukiko, agukorera ku ibere ukemera gute? Ukabona ubukobwa bwinshi bwateganye, bwabaye gutya, bwateganye. Iyo uriya musore akomeje gukora ku iryo bere, ararifata akarijyana, akajyana umutima, nawe akakujyana nk'ikimasa bagiye kubaga. Kandi iyo bya bindi byabaye tangiye kuremwa disi we, ngo rwose ngo tere ngo bya bindi ngo byarabatishwe. Reka iwacu na papa na mama barabizi ko ntatera inda, barabizi n'itoro nabizi shwi, genda po kirigurarira gusa mu mwijima. Ariko byanditswe ngo urabikora nka kwihora, ukibwira ko mpanwe nande, ariko nzabishira imbere y'amaso yawe uko bigira bite. Imana ni kwivuga, uje mwirinda. Imana ivuze ibivuze, ntabwo tugomba gukinisha ibyo yavuze, tugomba kubyemera kandi tukabi. Nuko ngo uwo mugore abonye icyo gitari ikigikundiro, ko ari icyo kwifuriza umuntu icyiza n'ikibi, ngo abone izo mbuto ni nziza, ngo nuko arasoroma. Bibiliya yanjye ni kwiri kuvuga ngo nuko aryaho, ngo amaze kurya iryo tunda yumva abaye nk'Imana, yumva arasobanutse, yumva abaye mwiza cyane, maze arasoroma byinshi ashira mu gapaniye. Agapaniye murakazi? Yashira mu gapaniye, agenda yirukanka cyane, ati mugabo we, ubwo yageze kuri ndera. Ikibazo dufite cy'abantu muri iyi minsi, iyo umuntu abonye kwizera bimunaniye, yanga kugenda wenyine akarimbura n'abandi. Ikibazo gihari gikomeye nuko arimbura inshuti ze. Eva yanze kurimbuka wenyine, ngo keretse ajanye inshuti ye yamukundaga cyane, ari Adamu. Ubu no muri iyi minsi umuntu wese muje mwirinda inshuti zanyu cyane zo mu mubiri, kubera yuko igiye kurindimuka nigenda yonyine, nawe igira ite? Nawe iragutambika. Eva yatambikanye Adamu kuko barakundanaga cyane mu buryo burenze igipimo.
nuko azana izo mbuto. Ariko ageze nk'ahariye Adamu arabibona, abona rya tunda yaririye, abona umugore yahindutse ukundi, ati wa mugore ko ni kono wariye cya gitatigo, urya Imana yaratubeshe ngo tudasa n'Imana. Adamu aryaho agira ate, nuko bagiye kubona umweture muri ubu ngubu habaye ikintu gitumye twese twambara ubusa ngo ba nta wareba undi. Nubwo muri kureba mukareba na mugaseka, ariko buri wasanga ari ibibuno gusa byagize. Umwe yareba hano yareba none akabona byakarebiriya. Imana ko hano nta nishamba twakwirukira koko. Imana yarakoze kuko yanze kutwambika ubusa kugira ngo ibyo dukenyereyeho bitazwi gakomeza ikabihisha. Ariko hari umunsi izabitangaza. Itarabitangaza rero Imana iduhe kwakira umuco mbajuru kugira ngo Kristo akorere mu bugingo bwacu, kandi nahindura icyerekezo cyacu. Izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. Imana ibona bambaye ubusa barirukanka baja mu bihuru ngo baragenda yakwicarana akabona yambaye ubusa, yakata iburyo akabona wapi, yareba umugore wakabona wapi niki, kandi yamureba akabona ni mwiza. Urukundo rwamaze gukonja mu rugo, uwari umugabo yitaga umugore we ngo sheri, arakireba ati dore uko rusa, dore uko tumva imbere wa nyamaswa we, kandi ntabwo yarigeze amwita iki. Ariko kubera ko umuntu bwavuye muri bwagiye, ya mategeko yamaze kukamuka, wa muco wagiye, none ari kureba umugore akabona ni inyamaswa, ari kumureba akabona ni igisima. Niko Adamu byagenze, ariko abura umwanzuro, ni ikigorere yari ihambiyeho. N'uyu munsi wa none abantu bari mu ngo barazihambiriye, akavuga ati none ko nagiye mu rukiko ndemera ngagarane naco, nuko agakomeza akagagarana naco. We simami iyi mizigo muzayitura he? Ijuru niryo rikeneye kubabohora kugira ngo ribature. Izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. Bambaye ubusa baje kureba ibibabi by'imitini, niko Bibiliya iri kuvuga. Ariko hari bagiye kureba nk'ibibabi by'ibitoki, tureba bazi ibitoki y'amakoma, baragenda badodamo ibijipo n'ibigutiya, badodamo n'ibipantaro. Kiriya kipantaro wakidoda kikamara iminsi ngahe? Yatera intambwe gutyo ukaba urashwanyutse, yaje kuri we singo yuna byose bikarangirira rimwe, yaje kwihagarika kugira ngo wapi. Imana irareba ibona iyi mibereho y'aba bantu itazashoboka, iravuga iti wapi, aba bantu bamaze kugira ni ubushuti n'icyaha, ariko buriya bushuti nkwiriye kubusenya, ngomba kubusenya. Iraza iratabara, ibwira iyo nzoka ngo wakivumewe, wihaye kuvumura muntu, ukibwira ngo mwakundanye, ukibwira ngo mwashobotse, nanjye ngiye gushiraho inzigo. Iki zizeho inzigo hagati yawe n'uyu mugore, maze ndebe iyo muzongera kuhurira. Maze Imana ishiraho inzigo. Haleluya. Icyampa ngo iyi nzigo tuyireme muri uyu munyabyaha, muri uyu mugoroba. Iyi nzigo ivuga Imana yasize hano ntabwo ari yayindi ibaga iwanyu mu ngo zanyu, ntabwo ari yayindi umugabo yanga umugore, ntabwo ari yayindi abantu banga baturanye ngo babarengereye, ntabwo ari yayindi abantu banga abandi ngo bari kubirukanisha ku kazi. Ahubwo iyi nzigo ni imbaraga umunyabyaha agira yo kwanga ibyaha akabyanga urunuka. Niyo nzigo Imana yasize hagati y'umuntu n'icyaha. Haleluya. Imana ihire mwebwe mwese muri hano uri umugoroba. Dushimire Kristo ko yatabaye akarema inzigo hagati yacu na Satani. Imana ikomeze kugira inzigo hagati yacu na Satani, natwe tubireme. Uwaduhamagaye n'uwera, tugomba gukomeza guharanira kuba abera uko nawe ari umwera. Haleluya. Nyamara nubwo byagenze gutyo, abantu bakomeje kubaragenda baba bageze basandaye, Imana iravuga iti ntabwo bishoboka, isi ngiye kuyirimbura. Ariko se ndayirimbura gute? Iraza mu isi iragenda, ibona harimo abagabo bangahe bapfukama basenga. Uyu mugabo yitwaga Nowa, ngo Nowa agirira umugisha mu kuwiteka. Haleluya. Nawe mwiriteraniro harimo ba Nowa, mwe kuja muza mwiteraniro mugendeye ngo ubwo abandi bagiye nanjye reka nje mwiteraniro. Oya wapi, katureba abantu bariye, mumbabarire abariye. Muntu wariye byo kurya ibirayi, ibishimbo, imiceri, mwabiriye uyu munsi ni ku isabato, namwe bashitsi mwabiriye, ni mwabiriye. Aha, andebe umuntu wamiriye undi nagira ati buri wese yimiriye, kandi buri wese yashiraga mu nda yande, mu nda mwana nta umirira undi. Niyo mpamvu nje nta umbesha,
nta muntu n'umwe wemereye kuguhagarika mu materaniro kuko ntawe uzakugira mu ijuru, buri wese azigirayo. Haleluya. Buri wese agomba kwimirira, ntawe umirira undi, buri wese agomba kumira, ntawe uzagira undi mu ijuru. Niko bimeze. Nowa rero Imana iramwitegereza mu isi ibona ni we wenyine. Abantu hari igihe babona ari imbaga nyamwinshi nk'uko utungana ngo ngo turi benshi disi we, ngo Imana izarenga ari turimbure turi benshi. Ubwinshi bw'ibyaha ntibubuze ikosa kubikosa. Ubwinshi bw'abanyabyaha, kuba mwabana miliyoni, abo kwa Nowa yarabarimbuye umunsi umwe, 8 gusa. Nowa n'abahungu be 3 n'umugore we. Haleluya. N'abakazana be. Haleluya. Nawe banowa. Haleluya. Musengere kuba Nowa. Vuga uti niba muri toro rya Nyamata kuri aka gasozi kanya Nyamatunu, niba azabaho banowa abenje. Buri hari ibintu nca nkunda guharanira njyewe siri yacu umurebe uhagaze imbere yacu. Ndavuga ngo niba mu ijuru hazaja y'abana bangahe, ubwo mu gutekereza ngo ninde? Jewe ndareba nkabandi mwebwe mwaza hano mwaba mwiteraniro, ibyo birabareba ni mushake mubemo. Icyo nzi nuko nzi ko ndi umugeni, kandi njyewe nujuje ibyabyo, nujuje iby'ubugeni. Haleluya. Yesu yavuze amagambo akomeye cyane ngiye kubabwira ku bageni bazaja mu ijuru. Ntabwo abantu bose ari abageni, harimo abakobwa babyarira iwabo, harimo abasambana n'abagabo batazwi kandi abantu batabizi, ariko we muri wabazi ko atari umugeni kuko abazi ko yononye ubusugi bwe. Imana yarokoye Nowa, nawe ishobora kukurokora. Haleluya. Nuko isi irarimbuka 8 gusa urarokoka. Wa 8 nawe usigaye aho kugira ngo ukomeze ubemo, baragenda barubaka, baragenda bashaka uburyo barubaka umunara, barazamuka ngo bashaka kurwanya Imana. Imana irabatatanye nuko batatanira mu isi. Iyo batatanye bibagirwa Imana yaremye, bibagirwa ya Mana yarimbuye yasi y'umwuzure, nuko bazana abagore n'akagore basenga ibindi bigirwa Imana. Imana iburicira ko irongera iritegereza mu isi iti Imana ngize nde. Imana ishimwe kwitajibura bayo hano muri literanira bayo barimo. Haleluya. Nuko ibibonye umugabo witwa Aburahamu, Imana irishima cyane irabyira iti ngaho vaho va ngumuze, tuzabirebera hamwe mu byumweru 2 tuzaganira. Nuko Aburahamu avayo aja mu gihugu Imana yagiye kumwereka, ariko bidaciye kabi abana be barafatwa bajanwa mu gihugu kibi, maze kirababata baragenda igihugu kibahanagura mu Imana yabo burundu. Imana ibona ko atari giti ntabwo nzabiyandikamo bakiri hari, wiriye kubabatura. Iragendera babatura ngibajyane mu gihugu yari yarahaye Aburahamu. Nuko reka mbabwire isomo rimbabaza cyane riri mu Kubara igice cya 13 na 14. Imana igiye kubajyana ngo ibajyane muri icyo gihugu, banga kukijya bati wapa, ahubwo ibyiza nuko twakwisubirira hehe. Ubu hari abantu benshi bashaka gusubira iyo bavuye. Koko bantu b'Imana, uri Imana koko yatwambuye inkware itwambika ikibiribiri. Niko mureba koko kuba muri abizera mubibonamo igihombo, kuba mwaremeye Imana mubona ari igihombo. Koko mubona koko Imana yatwambura umukati kaduhibuye. Gusa abakirima kukimurambiwe, ukimuru gushaka gusubira mu Egiputa, ukimuru gushaka gusubira mu bya iyo mwavuye. Mana banga kukijya barivovota, bituma bamara imyaka 40. Muruze rero we imyaka 40 irangiye, iti oya irekwiruka umugaragu wanjye, irabafata irabambutse ngo baje Kanani. Ibagejeje aho Kanani, yo hari amagambo ambabazaga cyane ari mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma, ibice 36 umurongo wa 15 na 16. Imana ngo Uwiteka abona abana be bagomye banze, akazinduka kare mu gitondo agatuma ikohereza abahanuzi ababwoko bwe bukara, ikaza n'abagaragu wapi, ikabyuka mu gitondo na nimugoroba bakanga kuba. Imana ibonye byanze iti wapi, ubwo banza abangaba ahari reka nkora ikintu gikomeye, reka nohereza umwana wanje nkunda, umwana wanje nkunda we w'ikinege, mwohereza ze kubwira bari abantu, nakoresha akanwa ke barumva kuko umwana wanje niwe njyewe. Nuko yohereza Yesu Kristo kugira ngo aze acungura abo bananiranye. Ariko mureke mbabwira umurongo wambabaje wanteye agahinda mu buryo bukomeye, uri muri Luka. Haleluya.
uri mu gitabo cya Luka 23 umurongo wa 21 na 23 haravuga ngo nuko Pilato azana uwo muziranenge witwa Yesu, nuko arababwira ati uyu muntu nta cyaha mubonyeho, none bigende bite? Baramusubiza bati uwo nabambwe mu mumambe mumanike ku giti. Ngo abadayimoni bose bari mu ijuru no mu kirere, ngo bose bari baje bateraniyeho, ngo bakaja bavugira rimwe bari mu kirere, nabambwe n'abantu bati nabambwe, abadayimoni nka miliyari. Ngo Pilato yumva byamurenze ati naho Yesu witwa Kristo ndamugenza nte? Mama ati mubambe uduhorera abagome. Mbega urukundo ruke! Nuko baramubamba ku musaraba mubi cyane. Ku munsi wa gatatu arazuka. Haleluya, haleluya. Luka 24 umurongo wa mbere tubwira ko yazutse, azukana ububasha bukomeye, abonekera babigishwa be, azukana ububasha bukomeye. Yari yarababwiye ati dore ndagiye ariko nzagira nte? Agaruka arababwira ati nuko rero bana banje mugende mu mahanga yose mubwira abantu ubutumwa bwiza. Haleluya. Abo tuzabana muri iki kigisho muri ibi byumweru bibiri tuzareba iyo nshingano yabahaye ni iyihe. No muri umugoroba y'amateraniro y'umugoroba ari kuzuza uwo murongo wo muri Matayo 28 aho ijuru ritubwira ngo nuko mugende mu mahanga yose mwigisha abari mwe bose ubutumwa bwiza, abemeye muzaba batize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'iki? N'Umwana n'Umwuka wera. Nuko kandi aravuga ngo cyakoze ngo yari mwisi muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 10 na 11 na 12 yari mwisi ariko aje abisi ntibamumenya, yari mube ariko aje mube abe ntibamwemera. Cyakoze umurongo wa 12 cyakoze abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Abo bafite ubushobozi niyo mpamvu mvuga ngo nanjye ndimo. Haleluya. Yaravuze ngo aragiye. Haleluya. Abageni n'abageni nyine turabageni. Umugeni afite uko agenda, ntabwo agenda nk'abandi. Muja mu bukwe, mwagiye mu bukwe, bari mwabona umugeni uri kugenda ameze gutya? Bari mwamubona se? Ntabwo bibaho. Bari mwabona se umugeni ari kugenda areba ku isaha? Hari uwo mwari mwabona se? Mwari mwabona umugeni se ari kuvuga ngo nanjye muzane fanta, muzane na hano ntimwahahaye? Wapi? Umugeni we dore uko aba yimereye. Kandi ni utegeka abantu bose uko bagenda. Nta muntu ushobora kugenda ngo asige umugeni. Birashoboka? Ntawasiga akagenda neza yitonze, atunganye, yisiye, yatunganye, akagenda akicara. Anibwa cyane hari umusore umwe twigeze gutahira ubukwe. Ko dutahira ubukwe nari nabaye doneri arampagama. Uyu musore mbere arampagama. Nuko icyo gihe kera twagiraga icyo bita amabande, katurabazi mabande kasete, bande kasete murayibutse. Bimwe batomekaga muri radio, muno rero ni iterambere, batomekaga muri radio igacuranga. Nari doneri rero twagiye kuzana umugeni, hari abantu biga imikimbagiro, maze cyagiye bari gukimbagira ukabona umuntu umwe ari kwigirira kandi abandi bari kugenda gutya, we ari mu rugo. Kugira ngo umufatisha agende nk'abandi biragorana cyane mu byo bukomeye. Nuko barambwira bati rero siriyake mututije uwo mukimbagiro, kandi umukimbagiro wagomba kubika doneri ko ni wagomba kubazwa iby'ubukwe byose. Nuko ndabika, maze kubika baranteretanye ngaho ariko nti wowe ibike ngwi basigara aho twe tuja kuzana umugeni tumugejeje ku rusengero. Bati doneri nazane wa muziki. Ndagenda njya gushaka wabandi ni ya bandi ngo ego ni bantu nakabayifite. Nagera kururiye ngo ni bantu nakabaramba. Ego ubukwe burapfuye. Pasitora ati nuko mutashe byagenze bite iminwiru. Abakobwa bakanda bati tuza rugo girkurubwa. Matari kubundi nkuriye yagiye guhitamo kiriya ati yarafite ubwenge imeze. Ababyeyi bararira. Buri hari abantu baza mu bukwe bwacu bazanwe n'umukimbagiro gusa. Abari mwiza cyane muje mukunda. Haleluya. Cyo mumenya agaciro kuri amukimbagiro, nituba turi kwiga ukuntu tuzagera hahandi muzareba uko tuzagenda. Ura mukimbagiro ufite ibyo uvuze. Haleluya. Bararira baraboroga bamaze kuntuka no kugira namwaye, ni kwibaza ukuntu ndaje kwicara ku ntebe ngo ndi doneri byananiye, ariko mana y'ijuru. Nuko numva kana ku ruhande babandi baba bari kuza gusungera karaje ngo ya bandi urampa fanta ndi iri hesha ati ngiye ntimana wenda guhani kazi ye aho nkuye ntabwo hasanzwe cyane.
Nitugeze mu iteraniro, tumaze kugera mu iteraniro, pastor ari kwigisha, ari gusezeranya, ibyigisho biramfata birandenga, numva namukurikiye. Iyo ngira ikaramu ntari doneri nari guhita nandika, ndamukurikira cyane. Umugeni ibyo yabiramufata, niba ari ubwoba bwamufashe simbizi, ibyo yabirashoka. Naho baba wa mukobwa wari kuja arashogashoga, hanaguruwe ngewe nibagi. Pastor ari ngarati dore ubwo rwati twati anaguruwa, ndafata ndahanagura, dore munyitegereze mu ndebe, ndahanagura hano akagirana gutya. Ubwo ari kuvuga ngo mpanagure hehe, akunama gutya ngo ubwo ni mpanagure na hehe, ndahanagura na muno hose na hehe. Tugeze no mu rugi wabo aho barakirira, bazana fanta, babakobwa beza, buri wese bamuhereza icyo kirahuri, bamureza karanyweramo. Aho n'umuhungu yanze ugashikira ngo ubwo ngewe nyakuruha, ngo ari ngewe ufata ngire nte muhereze, namuhereza nkabona ari gusoma gakeya, ari gusoma nk'umugeni gusa. Kandi reka mbabwira, ataraba umugeni, ataraba iki, twageraga mu nzira tukagura ibisheke bibiri, akamara ingingo 6 nje mazize 6. Ariko kubera yabaye umugeni, kubera yabaye iki, kubera yabaye umugeni nyine, ntabwo umugeni agira umururumba ngo biragenda wapi. Abazi yuko hari aho ari bubirire, haleluya, haba harazi aho arabirira. Icyo gihe naravunitse ndareba ndabandi wapi, nanje mpfuye nzana umugore batambanaguye baba banyaze. Ntabwo byabaho, ntabwo bishoboka. Narabiharaniye, ndabirwanira, mbibamo, nanjye barampanagura. Bamaze kumpanagura n'abana, ariko subundi bampanaguye mu isi, Yesu ntampanagure, byaba bimaze iki? Ubu rero ndashaka kuzahanagurwa na Yesu. Ndashaka kuzabwirwa aya magambo avuga ngo nuko mugaragu mwiza, bakiranutse mu bingana iki, muhumure. Nubwo twarize imyaka itabarika muri iyi si, Yesu afite ashaka kuzaduha, haleluya, shaka kuzaduhoza. Hari abari kurira ndabizi, muhumure, ngo azahanagura amarira ku maso yawo. Kandi umuriro, umuniho no kurira bizamirwa. Mu kanya gatoya cyane tugiye kumubona turutse iburasirazuba, nkuko abaririmbyi babivuze. Ibi byanditswe bitubwira ngo azaturuka iburasirazuba. Umwanditsi umwe yaravuze ngo yaramubonye mu nzozi, ngamubona aturutse iburasirazuba, ngo ashagawe n'igicu cy'abamarayika bakomeye, ngo nuko baza begera isi, nkuko bagendaga begera bumvaga indirimbo z'abacuranzi bacuranga inanga, ngo bageze kuri koma y'isi rwose, ahitegeye isi, ngo Yesu ava mu gicu aramanuka hasi agira gutya, maze igicu kiraceceka, avuga ijwi rikomeye cyane, aravuga ati mwese abasinzire mu bituro nimukanguke, muhumure. Abafite ababo bari mu bituro, uwo waje kudutabara azabazura. Ngo nuko ibituro byose bivamo, ngo maze twese dukoranira ku isi, mu kanya ntako guhumbya, ngo maze igare ritangira guhuha. Abari ibyo ravuga ngo niba ari amababa tuzamera, niba ari iki. Ariko ibyanditswe byo biravuga ngo iby'amatwi yacu atigeze agira ate, n'amaso ngo agira ate, nibyo Imana yageneye abayikunda. Zina ry'Imana yacu riragwicubaya. Ngo tutangira kuzamuka, rukuruzira dufata pa, tuba turagurutse, tumusanga mu kirere, twamaze guhindurwa. Wa muntu wari ufite iminkanyari, nta minkanyari ihari. Wa muntu wari ufite amaso atukuye nka Siriyaki, atagitukuye. Wa muntu wari umeze nk'uwagwingiye, atakigwingiye. Wa muntu wari ufite imisatsi yumye, hari abantu bagiraga imisatsi yumye itemera kunoga ngire nk'uko bikwiriye. Uwo munsi Yesu azaba yayinyuzeho, saba yayinyuzeho cyane, ntabwo muzamugikenera muri saro. Maze ngo aradufata, ngo tugeze mu kirere, umwerekeza birindura igare, maze ahasigaye ngo tugenda ku muvuduko nk'uw'umurabyo, haleluya. Hagiye iwacu turi ku muvuduko nk'uw'umurabyo, haleluya. Ngo tuziruka twe kunanirwa, tuzagenda twe gucogora. Ngo maze Yesu aturebye, ngo atugejeje mu bikari bya Yerusalemu, haleluya. Ngo nuko aritegereza aratureba, ngo twinjirira ku marembo 12. Hano hari 3, na hariya hari 3, na hariya hari 3, na hariya hari amarembo 3. Buri ruhande rufite amarembo 3. Ntabwo tujinjirira hamwe. Buri twese uko muri kureba mudasa, niko n'amarembo yanya dasa. Marembo muzanyuramo niko na yadasa. Turinjira, ariko njya nsenga Imana ninshake nzinjirire mu rya 10 cyangwa 11 cyangwa irya 12 cyangwa nzinjiremo n'uwanyuma mu bandi, ariko nanje nibo
Ibonemo nagezeyo ngo nuko Yesu aratujana mu ijuru ngatwicaza ku meza y'uruziga ngo turicara kuko azi ko umwana w'umuntu akunda kurya kinazadukorera tugeze mu ijuru nuko gira ute azabanza tukaburi akenyera imyenda yaratugaburira ngo maze turanezererwa abonye ibyishimo bigiye kudufata arambura akaboko hejuru yacu ngo ibyishimo byacu biba nk'iby'abamarayika. Haleluya. Turangira ati muze n'ikindi tutewe nyakubahwa timuze mbere kibanga ngo akingura inzugi za Yerusalemu zo mu gikari ngo akinguye aratujyana ngo tugeze mu bikari bya Yerusalemu ngo tubone uruzi rw'ubugingo. Haleluya. ngo rutemba ngo hakurya no hakuno y'urwo ruzi hari igiti cy'ubugingo cyera uburyo 12 uko ukwezi kugize gute gutaye ngo nuko aratubwira ngo ngaho rero mwagize inyota imyaka itabarika mwisi ndashaka kubamara inyota byiteka ryose ngaho ni munywe kuri urwo ruzi maze turashoka ubwo nibwo twakize inyota byiteka ntabwo amazi nkari abazongera kuyazana nzaba nanyoye ku soko y'ubugingo. Aduha n'uburenganzira turebye ayo matunda yanaganaga ari kunagana muzi kunagana kunagana hano na hano aratubwira ati yo muryeho mwese ubwo nibwo twariye kuri icyo giti dushira inzara byiteka ryose. Imana y'amahoro izabahe kuzanwa kuri urwo ruzi. Imana y'amahoro izabahe kuzarya kuri icyo giti cy'ubugingo. Ndabibifurije muri uyu mugoroba ubw'ijuru ryatabaye ridukura mu rupfu mwanzi yaradushizemo rikatuvunjira rikaduha ubugingo. Yesu Kristo ugiye kwima ingoma akaba agiye kugaruka azabibashoboreze. Buri wese wagize amahirwe yo kuza hano atore mirye Yesu akugenderere akubera umutabazi akubera umuvugizi akubera umurinzi kubwa Yesu umwana wacu.